Muraho neza, amazina ni Idi. Muramenyere ko tutazatezuka kubageza aho amazu meza cyane. Uyu munsi rero ndi ahantu bita ku Irebero hafi ya Canal Olympia, ngiye kubagezaho inzu iri kugurishwa. Igiciro cyo maza kukimenya muri video. Ibyumba 5, toilette 5, salo ebyiri, ibikoni bibiri, pariking yo munsi ndetse niyo hejuru. Inzu yacu ni nziza, ni villa. Reka rero ntabatindiye, reka mbereke ubwiza bw'iyi nzu. Reba utu tujardin bagiye bashyiraho ndetse n'ibi birabyo bagiye bashyiraho, urabona ko ari ibintu byiza bigize iyi nzu. Reka tukinjira hano rero, murabona ko twinjiye mu gipangu cyacu, urugi rwo ni sliding. Ngira ngo muri kugenda mureba buri kantu ku kandi, ndagenda mbereka ubwiza bw'iyi nzu. Nababwiye ko inzu yacu igizwe na pariking ebyiri. Pariking ya mbere ni iyi ngiyi, ndetse no hejuru ndaza kubereka indi pariking, kuko iyi nzu yacu ikora ku mihanda ibiri. Reka rero mbereke, ni ukuvuga ngo iyi ni inzu y'umukozi cyangwa se wa wundi ubaza kuhafungurira inzu. Reka tureke kumwita umukozi, ni umuzamu uzakurindira igipangu cyawe. Ndetse n'iyi stoke muri kubona ahangaha, ni ukuvuga ngo uramutse uvuye nko ku kazi uraza ugahita utereka ibintu hano, si ngombwa ko urinda kubizamura hejuru. Turaje rero tuje dutya, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ndetse utu tudizayini muri kugenda mubona hano, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Iyi nzu yacu nababwiye ko igizwe n'ibyumba 5, toilette 5, parikingi ebyiri. Hari iyi ngiyi ndetse n'indi hejuru turi buze kurebana. Reka noneho tuzamuke hejuru tugende tubereka uburyo iyi nzu yacu imeze. Turaje dutya rero, murabona ko ifite ndetse n'ahantu ho kuza kwisanzura hano mu gihe urimo uraza, umuzamu arimo aragutegurira ibintu byawe neza cyane. Ngira ngo iyi ni toilette yo hanze ya wa muzamu wacu uzaturindira imodoka cyangwa se kogereza patro imodoka yiwe. Ngira ngo byose muri kugenda mubibona. Turaje dutya rero, turazamutse kuri izi escalier gake gake, mugenda mubasha kure buri kantu ku kandi, muragenda mureba uburyo iyi nzu imeze. Ni inzu nziza cyane, ndayibatuye. Iyi nzu yacu niyo ya mbere muri Kigali, ubanza ntababeshye rwose. Iyi nzu ni nziza pe. Iyi nzu igizwe ndetse n'amadizayini meza, nk'uko muri kugenda mubona ko iyi nzu yacu ari nziza. Reba aka kabaraza bakoze hano kajya kuri salo, urako ari ibaraza ryiza cyane, urako ari akabaraza keza, muri kugenda mureba uburyo bimeze. Iyi nzu igizwe ndetse n'imiryango ibiri, urako ari inzugi ebyiri. Hari urunguru ndetse tukagira n'urunguru rwa muvura. Ngira ngo muri kugenda mubona ko ifite ubwinjiro bubiri. Ngira ngo ni ibintu muri kubona ko bigaragara neza cyane. Iyi nzu ni nziza, miliyoni, reka ndaza kwibabwira muri video uburyo iyi nzu yacu idahenze. Ni inzu nziza ndetse iteye amabengeza, ni inzu nziza pe. Reka dukomezanye n'ibindi bigize iyi nzu yacu. Murabona rero ko hahandi nturutse kuriya muryango mwiza ndetse n'uyu nguyu. Iyi rero ni salo yacu, ngira ngo mukubona uburyo salo ingana. Salo nziza ifite plafond nziza ya gypsum, amatara meza ndetse ibintu byabo byose ni byiza. Hanyuma rero aha niho bazatereka igikoni, ngira ngo mugenda muyibona ko ariho bazatereka igikoni. Ni ukuvuga ngo impamvu banze gushyiramo igikoni ni ukugira ngo wowe uzaze udutegeke igikoni bagushyiriramo. Barabizi hari umuntu ukunda igikoni cy'umweru, hari umuntu ukunda igikoni cya gris, cyangwa biterwa n'igikoni wowe ushaka. Niyo mpamvu banze gushyiramo igikoni kugira ngo wowe uzaze utegeka igikoni kigomba kujyamo. Hanyuma rero iki gikoni cyacu kikagira ni stock. Ngira ngo muri kugira mubona ibintu uburyo bimeze. Igikoni gifite stock, gifite ndetse n'inzugi nziza, ngira ngo muri kugira mubona inzugi zigize iyi nzu yacu. Ndetse ikagira n'umuryango usohoka hanze, ngira ngo uyu muri kubona ko ari imiryango myiza cyane, urugi rusohoka hanze mu gikari. Reka noneho tujya ku bindi bice bigize iyi nzu. Iyi nzu yacu ni nziza rwose, ndayibatuye. Iyi nzu ni nziza cyane. Hanyuma rero tukaza tukagira n'uyu mwanya ushobora guterekamo ibintu, byaterwa nawe. Ushobora gushyiramo imashini yo kumesa, ugashyiramo icyo ari cyo cyose ushaka. Iyi nzu nta kibazo. Hanyuma ikagira n'aya manexe yo hanze, amanexe y'abakozi. Ni ukuvuga ngo hasi twarebye anexe imwe y'umuzamu ukurindira, hanyuma izi nazo ni amanexe y'abakozi. Ngira ngo mugenda mureba buri kantu ku kandi. Reka noneho tuzamuke hejuru tubinjire no mu byumba nyirizina bigize iyi nzu. Twabwiye ko igizwe n'ibyumba 5 ndetse na toilette 5. Reka dukomeze tuzamuke tubereke.
Tukiri hano hasi rero hari icyumba cy'abashyitsi cyiza gutya, urabona ko ari icyumba cyiza cyane. Icyumba ninjiyemo urabona ko ari icyumba cyiza gifite ndetse n'umuryango mwiza, ngira ngo mubona ko ari icyumba cyisanzuye, kikagira ndetse n'uru rugi rusohokera hanze. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, amatara meza, parafo nziza, ndetse n'iyi toilette y'umushyitsi, ngira ngo muri kugenda mubona ko ari ibintu byiza cyane. Inzu ni nziza, niyo nzu yubatse neza muri Kigali. Reka dukomezanye none tujye kuri bya byumba byo hejuru nababwiye. Ni ukuvuga ngo tuvuye muri kimwe tukajya mu bindi byumba. Iyi nzu yacu rero urabona ko ifite soundproof, bagiye bakora ama soundproof hano ko ibintu byose ugomba kubikora nta kibazo ufite. Reka no tuzamuke hejuru turebe uburyo bimeze. Turazamutse rero kuri ya masikariye yacu agana kuri bya byumba, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Tuzamutse kuri ya masikariye abasha kutugeza kuri bya byumba. Ni ukuvuga ngo iyi ni koridoro ibasha guhuza ibyumba byose byo hejuru. Ngira ngo hano hari ibyumba bitatu, hejuru hakaba ikindi cyumba kimwe, ubwo birahita biba ibyumba bitanu. Ni ukuvuga ngo iyi koridoro yacu niyo ibasha kukwereka uburyo salo imeze, ndetse ibasha gusavinga n'ibindi byumba, ngira ngo mugenda muyibona uburyo bimeze. Ni ukuvuga ngo hano hari kimwe, ndetse aha hari kimwe, ndetse aha hakaba ikindi, n'aha hakaba ikindi, hakaba undi mwanya. Murabona ko ari ahantu heza cyane. Ni ukuvuga ngo reka twinjire no muri iki cyumba tubereke uburyo bimeze. Wow, urabona ko tukijemo ni icyumba cyiza gifite ndetse n'akajaride hano gato, muri kugera mubona ko ari ibintu byiza cyane. Reka none tuzamuke hejuru tubereke uburyo ibindi bimeze. Ni inzu nziza pe. Iki cyumba nacyo kikaba gifite ndetse na nino toilette yacu, nk'uko mugenda mubona ko ari ibintu byiza cyane bagiye bubakana ubuhanga. Ni ibintu rwose bagiye bashishoza bakabyubakana ubuhanga. Reka no tuzamuke hejuru tubereke uburyo bimeze. Turaje dutya rero tuberetse rero icyumba kimwe hariya, hanyuma ahangaha ni ikindi cyumba, ngira ngo mukugenda mubibona. Reka twinjirane gake gake turebe uburyo iki cyumba kimeze. Ni icyumba cyiza, murabona ko nacyo ari icyumba cyiza cyane, ndetse gifite n'urubaraza rwiza cyane. Urabona ko inzu bayubakanye ubuhanga. Iyi nzu ni nziza, urabona ko yisanzuye, urabona ko uza ukihagarara hano ukareba na view ndetse yo hakurya. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, akayaga kose karaza kakakugeraho. Reka noneho tuze tubereke uburyo ibindi byumba bimeze. Ni ukuvuga ngo tukiri muri iki cyumba, ahangaha niho bazashyira garde-robe. Urabona ko ari ibyumba byiza cyane bazashyiramo n'amagarde-robe. Hanyuma tukaza dutya rero, urabona ko ifite nayo toilette nziza, bayikoranye dushe nziza cyane, ndetse na toilette yayo. Urabona ko ari ibintu byisanzuye. Reka dukomezanye no mu bindi. Urabona tuvuye muri ibi byumba rero bibiri, reka noneho dukomeze na ya parikingi yindi nababwiye. Murabona ko tuje muri uyu muryango, uru rugi turujeho, turarukinguye dutya, tuje none muri ya parikingi nanone yaparikamo imodoka imwe. Muri make iyi nzu yacu igizwe n'amaparikingi abiri, ariko imwe yajyamo imodoka ebyiri, indi ikajyamo imodoka imwe. Ngira ngo ni gate yayo yindi, murabona ko ari gate nayo ibasha kukugeza muri ya parikingi yawe. Tukaza no muri aka kajaride, urabona ko ibintu bya hano ari ibintu bubakanye ubuhanga. Ni inzu nziza ifite design nziza cyane, ukavuga uti nanjye ndatuye. Reka noneho tuze hano tubereke bya byumba bindi bizamuka hejuru. Ni inzu nziza pe. Reka tuzamuke tubereke uburyo inzu yacu imeze. Ni inzu nziza pe. Kuri miliyoni oya, babibabwira nyuma uburyo iyi nzu amafaranga yayo ntabwo ari menshi pe. Urabasha kugura ndetse duhita tugukora invitation n'ako kanya. Hejuru rero hari ibyumba bitatu. Hejuru hari ibyumba bitatu, uvuga ngo iki ni kimwe, ndetse n'iki, ndetse na kiriya. Ngira ngo muri kugenda mureba uburyo kameramani ari kugenda abereka. Icyumba rero reka tukizemo, iki ni icya mbere cyo hejuru. Tuje muri cya cyumba cya mbere cyo hejuru. Navuga ngo iyi nzu yacu igeretse gatatu. Inzu yacu igize ibyumba bitanu. Hasi hari kimwe, hejuru hakaba bibiri, ndetse no hejuru hakaba ibindi bibiri, bikaba ibyumba bitanu. Reka rero tukomeze n'iyi toilette yacu. Murabona ko ifite toilette nziza nayo, kugira ngo kugera mubona ko ari ibintu byiza cyane. Wow, tukaza dutya tukajya muri iki cyumba kindi nanone, murabona ko ari ikindi cyumba nacyo cyiza, gifite ndetse na bariko yacu nk'uko muri kugenda muyibona. Ni ahantu heza,
rwose iyi nzu yawe rwose uramutse uyiguze aka kanya ni imitation bahita bagukorera. Reka tuze mu bindi byumba turebe uburyo bimeze. Wow, reba iyi toilette yayo y'iki cyumba uburyo nayo ari nziza, ngira ngo ni ibintu rwose mubona ko ari ibintu bigaragara neza cyane. Tukaza hano rero niyo ngo ahangaha ni ikindi gikoni cya kabiri, nababwiye ko bazashyiramo ibikoni bibiri, ngira ngo mukugenda mubibona ko ari ibikoni bibiri bazashyiramo kuri iyi nzu yacu. Ni inzu nziza pe. Hanyuma tukajya n'iki cyumba nanone, ni icyumba gitoya wakora nka office, ni ikindi cyumba wakora nka office, ko ari ibintu byiza cyane. Ndetse kikagira ndetse n'aka kabariko kayo mu gihe uri mu kazi, urabona ko ari ibintu byiza. Iyi nzu yacu ni nziza pe. Hanyuma reka tuze no kuri rooftop yayo nyirizina, reka turebe uburyo imeze. Ni inzu nziza pe, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Reka dukomeze no kuri rooftop. Dore ya rooftop yacu nababwiraga, rooftop nziza, urabona ko ari rooftop ibasha gutuma ureba view hakurya, reba uri kureba za Bugesera uburyo haba hameze, ndetse na za Kagarama, Gahanga, byose uba uri kubibona ko ari ahantu heza cyane hitegeye umujyi wa Kigali. Iyi nzu bayihaye view, bayihaye ubwiza, bayihaye buri kimwe cyose. Nshuti rero mwakurikiye iyi video yacu, mudusange kuri YouTube channel yacu, ndaza kwibandikira aho ngaho kuri screen yacu, hanyuma mubashe kureba uburyo ibintu bimeze. Mujye mwibuka gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mubasha kureba updates zigezweho. Igiciro rero nababwiye ko ari miliyoni 480. Miliyoni 480 iyi nzu urayegukana. Iri hano ku Irebero, ifite ibyumba 5, toilette 5, salon 2, ibikoni 2, parking 2. Inzu yacu rero kuri miliyoni 480 wayegukana ako kanya ntako guhombya. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.